Tubanje kubasuhuza cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi wa none rero tugiye kugezaho inkuru Desire Destination, izingiro ry'ibyifuzo byanjye cyangwa se ryageze iyo ryerekeza. Iyi ni inkuru mutegurirwa kandi mukanagezwaho na Silas Maker Rwandan Group. Kandi iyi nkuru Desire Destination yahinduwe ivanwa mu rurimi rwa Hindi ndetse na Urdu, ihindurwa n'uwo bita M. Asaduddin, ari nawe musemuzi wayo, ndetse n'abandi bafatanyije batigeze bavugwa amazina muri iyi nkuru. Iyi nkuru Desire Destination iravuga ku rukundo rw'abantu babiri, ari umusore ndetse n'umukobwa. Ariko iyi nkuru ntiyigeze igaragaza amazina y'umusore, ariko umukobwa we yitwaga Mohini. Uyu musore ndetse n'umukunzi we Mohini, inzira y'urukundo rwabo yabaye ndende cyane, ndetse kugeza aho umusore yavuze ati biragoye kuba hashize imyaka 3, ariko njyewe ubwanjye mbona amazu, pisine ya marble, umugezi wa Ganga, ibidukikije ndetse n'inyubako byose mbona nta kigeze gihinduka. Ndetse ubwanjye nanjye mbona nta cyahindutse, ariko ibitekerezo byanjye n'umutima wanjye hari icyahindutseho, ko hari uwinjiye mu buzima bwanjye akinjira mu mutima wanjye mushya atarasanzwemo. Mohini ni umukobwa nakunze, afite ubwiza, afite uburanga buhebuje. Nta mukobwa wamuhanira na Mohini, ndetse uburanga bwa Mohini ntabwo buhwanye n'ubw'abandi bakobwa. Hano yashatse kuvuga ko uburanga bw'abandi bakobwa nta n'umwe ufite uburanga buhwanyije n'ubwa Mohini. Yakomeje avuga ati Mohini naramukundaga cyane. Mohini iyo yamingukaga imbere nkimukubita amaso kubera ubwiza n'uburanga bwe, umutima wanjye wuzuraga ibinezaneza, umutima wanjye ugashaka gusimbuka kubera urukundo nakunze Mohini. Mohini yaje mu buzima bwanjye, yakanguye ibitekerezo byanjye, yakanguye ubwonko bwanjye bwari businziriye. Akimara kuza mu mutima wanjye yahinduye byinshi cyane. Uko nahoraga nigunze naramubona, Mohini naramukundaga. Kandi nubwo nakunze atakiri mu buzima bwanjye, uwo nakunze nubwo atakiriho rwose, ariko Mohini yaramfashije rwose, kandi hari aho yankuye, hari n'aho yangejeje. Kandi uyu musore yakomeje avuga ubwiza, uburanga buhebuje bwa Mohini, yuko bwabaga butandukanye n'ubw'abandi bakobwa. Kandi akomeza avuga ati ubwiza n'uburanga bwa Mohini bwabashaga gukurura abandi basore, abandi bagabo. Yego, Mohini yari afite ubu bwiza ndetse yari afite n'uburanga bwiza buhebuje cyane, ariko Mohini nawe yagiraga inenge imwe. Mohini ntiyabashaga gukora ikimenyetso na kimwe kigaragaza cyangwa se gisobanura urukundo. Uyu Mohini ntiyabashaga gukora ikimenyetso na kimwe kigaragaza ibyishimo cyangwa se imvamutima zigaragaza urukundo rw'abantu bakundana. Mohini naramukundaga. Nakoze uko nshoboye kose, nkora ibyo nshoboye byose, ngerageza uko nshoboye kose kugira ngo mbashe gukora ikintu cyashimisha cyangwa se kugaragaza ikintu cyose cyashimisha Mohini, kugira ngo abe yaturika seke, agaragaza ibyishimo, agaragaza imvamutima z'umunezero. Ariko Mohini ntiyankundiye. Yahoraga yigunze, yahoraga asa n'umuntu ufite ikintu cyamubabaje mu buto bwe. Yabaga afite ikintu kimeze nk'intimba ku mutima we, cyamuteye kuba atakwishima mu bihe byashize bye. Mohini naramukundaga. Umunsi umwe uyu musore n'uyu mukobwa we bakundanaga Mohini bigeze gusohokera hafi y'umugezi wa Ganga. Hari hari pisine ndetse hari hari n'ubusitani. Basohokera muri ubwo busitani bicaramo baraganira. Ubwo baraganiriye hashira igihe kinini cyane, butangira kugera igihe bugoroba. Butangiye kugoroba rero, ubwo nibwo bahagurutse
babwirana amagambo y'urukundo y'abantu bakundana, ubwo abakundana barabyumva ndetse n'abazakundana nabo bazabibona cyangwa se ibyo bihe nabo bazabigeramo, ariko ku bakundana barahita babyumva. Muhini ubwo yahoberanye n'umukunzi we babwirana amagambo y'urukundo, hashira igihe kirekire. Uko hashiraga igihe kirekire niko ukwezi kwatangiye gusa no kugenda, ubwo bwari butangiye kugoroba, igicu nacyo kirabudika, ubwo ngubwo ikirere nacyo cyatangiye guhinduka, gitangira kugaragaza umwijima. Nibwo bwije, ubwo baba barahoberanye baracakirana. Bahoberanye rero nibwo Muhini yakubise amaso hakurya mu mugezi wa Ganga, abonamo urumuri. Abonye urumuri, urwo rumuri rwabaga rutewe n'itara, ariko iryo tara ngo ryacanaga neza cyane, ryari rifite umucyo mwiza. Muhini yarawukunze. Iryo tara rero iyo ryamurikaga murabona kuriya mu nyanja cyangwa se mu kiyaga, iyo umuyaga urimo guhuha hari ukuntu amazi agenda akora utuntu, mu cyongereza batwita ngo ni waves, agenda akora waves zigenda zitaruka neza, ngo izo waves zateruraga rya tara ryari mu mugezi wa Ganga. Uko riterura rya tara, itara naryo rikagenda rigenda uko waves zigenda, rigakomeza rigenda rigera kure. Muhini yakubise amaso iryo tara ashaka kumenya ibyaryo, ararikunda cyane, akunda urwo rumuri. Niko guhita abwira umukunzi we ngo ni ukuri nshaka kumenya ibyarira tara. Ubwo nibwo bamanutse we n'umukunzi we, baragenda begera hafi y'aho ubwato bwari buziritse, barabuzitura, babinyabitsemo. Bamaze kwinyabika mu bwato rero, nibwo gufata inzira baragenda bakurikiye rya tara. Uko za waves zagendaga, umuyaga nazo zijyana, ni nako na rya tara naryo ryagendaga. Muhini nawe akagenda akurikira urumuri rwa rya tara kugira ngo aze kumenya rya tara bimeze bite, amakuru yabyo. Hanyuma rero niko kugenda bajye mu bwato. Bakimara kugera mu bwato, bagezemo hagati, niko umuyaga wahise uza ari mwinshi. Dukunda kubyita ngo ni umuraba. Umuraba uraza urakubita hirya no hino. Ubwo ngubwo nibwo wari utwaye ubwato, uyu musore wakundaga na Muhini, nawe yabuze amerekezo, abura aho atwarira kubera ko umuyaga wakubitaga ujyana hirya no hino. Ageze aho gutwara arabireka, ubwo amato atangira kwitwara kuko umuyaga wari mwinshi cyane muri uwo mugezi. Kandi ubwo umuyaga wakubitaga, amashami y'ibiti birumvikana, amababi byaragwaga, umuyaga ugakubita cyane, ugahuha cyane, amashami y'ibiti akagwa. Ndetse n'uko umuyaga warushagaho guhuha cyane bari mu bwato, niko umuyaga wakubitaga ubwato bujyana hirya no hino, amazi nayo akazamuka hejuru. Kandi uko umuyaga wahuhaga cyane, niko ubwato bwabo bwazamukaga bukarenga ubuturo bw'Imana. Ndagira ngo ahangaha gatoya tuvuge ku buturo bw'Imana. Bakoresheje ijambo ati uko umuyaga wahuhaga cyane, niko amazi yateruraga ubwato bukarenga ubuturo bw'Imana. Ahangaha ubuturo bw'Imana buvugwa, hariya mu gihugu cy'Ubuhinde hari imana zabo bagira, kuriya ibigirwamana byabo bajya kubiramiriza cyangwa se kubisengera ku mugezi wa Ganga. Biba biri ku nkombe z'umugezi wa Ganga, cyangwa se zikaba ziri no ku nkombe z'indi migezi. Hanyuma rero iyo bashatse kubiramya cyangwa se kujya kubisenga, baragenda bakajya hafi y'umugezi, hahandi ku nkombe biba biri, akaba ariho babiramiriza. Ubwo rero niho biba biteretse, niho babiteretse, niho izo mana z'Abahinde ziba ziri. Iyo umuyaga rero wakubitaga cyane, amazi yarazamukaga agaterura bwa bwato bukarenga aho za mana z'Abahinde zabaga ziteretse. Niryo jambo bakoresheje ngo iyo umuyaga wahuhaga cyane, wakubitaga amazi nayo akazamura ubwato bukarenga ubuturo bw'Imana. Uko umuyaga rero washagaho guhuha cyane, niko ubwato nabwo bwazamukaga,
ndetse uko umuyaga wahuhaga cyane niko ubwato bwakomezaga kugenda, umuyaga ubujyana aho ushaka, nyiri kubutwara we atabishaka. Ubwo umuyaga kandi ukomeje guhuha cyane, igicu nacyo cyarabuditse cyane, umwijima urakuba cyane urushaho kwiyongera. Uko kandi umuyaga wahuhaga niko watwaraga rya tara rikagera kure, uko ryageraga kure niko urumuri rwaburaga. Ubwo rero abari bari mu bwato nabo nta nubwo bigeze bongera no kubona, ahubwo bagendaga nabo batazi iyo berekeza. Bakomeje bagenda cyane kugeza aho bageze aho rwa rumuri batakirubona, kuko umuyaga warahushye cyane, itara naryo ririhuta cyane, ubwato nabwo burahindukira bujya mu kindi cyerekezo aho batashaka gutwarira ngo bakurikire rya tara. Muri uwo mwanya rero nibwo Mohini yateruye indirimbo araririmba ati ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Aririmba cyane, ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Kandi iyo ndirimbo yatangiye kuyiririmba cyane ubwo umuyaga wahuhaga ugahanura amashami y'ibiti, ugahanura n'amababi y'ibiti, ndetse uyu muyaga ukazajya uterura n'ubwato cyane. Nibwo Mohini yatangiye kumva igisigo kije muri we, ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Iyo umukobwa yabaga asa n'uwikije cyangwa se ahagazemo gatoya, umuhungu yakomezaga kumva Mohini akirimo kuririmba. Numbaze ngo yumvaga amajwi aturuka munsi y'umugezi, cyangwa se numbaze ngo yumvaga amajwi aturuka hirya no hino. Niba ari Nyiramubande yumvaga, si Nyiramubande, ahubwo ahangaha byagaragaje yuko umuhungu yari yaryohewe n'igisigo cyangwa se n'indirimbo Mohini yaririmbaga, kugeza aho ibyo Mohini yajyaga kuririmba umuhungu yabaga yabyumvishe umutima we. Kandi ibyo Mohini yabaga yarangije kuririmba, umuhungu yumvaga Mohini akiri kubiririmba. Niko kwishima cyane, aranezerwa nawe agubwa neza. Mohini akomeza avuga ati ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Nibwo iyi ndirimbo Mohini akimara yayiririmbye abonye nanone urumuri, abonye rya tara bwa kabiri. Twibuke neza hejuru, ubwo Mohini mbere y'uko aririmba, rya tara bari baribuze kubera umuyaga mwinshi cyane wahushye ugatwara rya tara rikihuta muri za wevuzi, ndetse n'ubwato bugahindura icyerekezo, umuyaga ukabatwara aho batashaka gutwarira ngo bakurikire rya tara. Akimara kubona rya tara rero, wa muyaga nawe urimo guhuha, nibwo Mohini yahise aririmba ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Kandi muri icyo gihe nibwo Mohini ndetse n'umukunzi we, kubera umuyaga wahuhaga cyane, ubwato bwabo bwari bwataye icyerekezo, bari barenze ingo z'abaturage ndetse n'aho abantu batuye, mbese nabo aho bari bageze ntago bahazi, ntibazi uko bahageze, ntibari bazi inzira y'abasubizayo. Bukeye bwaho umusore yongeye asohokana n'umukobwa we, bagiye hafi ya wa mugezi wa Ganga ndetse kuri ya pisine muri bwa busitani. Ubwo ngubwo babaye nk'abajya mu nzu gatoya, hanyuma umusore afata ibitabo by'inkuru zisekeje yari yaranditse, inkuru zitangaje zirimo za byenda gusetsa, ibinyamakuru bisekeje, udutabo twinshi cyane turimo inkuru z'inzenya. Agerageza kubiha umukobwa kugira ngo arebe ko umukobwa ashobora kuba yakwishima. Twibuke neza, umukobwa yari afite inenge yo kuba ataseka ngo agaragaza amarangamutima, cyangwa se yo kuba atagaragaza imvamutima ngo avuge ijambo ryerekeye urukundo. Icyo ngicyo aricyo cyabazaga n'uyu musore, aricyo kintu kimeze nk'umukoro ukomeye yari afite, ngo kuko yakanguye ibitekerezo by'uyu musore. Ubwo nawe rero yabaga afite ibakwe, afite ishyaka ryo gushaka ikizatuma Mohini yishima, akavuga ijambo ryerekeye urukundo. Kuko ngo nubwo yari afite uburanga, ntabwo yabashaga gutobora ngo avuge ijambo ryerekeye urukundo. Twibuke neza yuko n'abandi basore bamukundiraga uburanga, yari afite uburanga pe bukurura abasore bose. Hanyuma rero ubwo yageragezaga kumuha ibitabo birimo inkuru zisekeje, inzenya na za byenda gusetsa, ntabwo yabyakiye ibitabo, ahubwo yarabyanze.
ahubwo Muhini we hari ibitabo yari yariyandikiye birimo inkuru z'umubabaro, imivugo ibabaje, arabisoma. Arangije kubisoma ararira, amarira aratemba ku maso, amaso ye aratoha. Arize, umusore bakundanaga abona yuko ariyo marangamutima ye, umusore arabyakira. Ubwo hashize akanya gatoya bahise bajya gukina umukino wa disi. Uyu mukino wa disi rero, mu mikino yose bakinnye umusore ntabwo yabashije gutsinda, Muhini niwe watsinze imikino yose bigeze gukina. Uyu mukino wa disi ni akanyampande gafite impande 6 banaga. Uyu mukino wa disi igihe cyose bamaze barimo gukina, Muhini niwe watsindaga ndetse umusore agatsindwa. Uko umusore yatsindwaga rero yarishimaga, yaranezerwaga. Muhini uko yarushaga gutsindaho ibitego byinshi cyane, Muhini yagaragazaga akanyamuneza, akagenda noneho namwenyura ahubwo agaseka, agaragaza imvamutima z'umunezero. Umusore yaravuze ati byaranshimishije kuba imikino yose narayitsinzwe, ngo kuko byatumye Muhini aseka, Muhini yishima, Muhini agaragaza umunezero atigeze kugaragaza kuva twahura. Ndetse byatumye n'umutima we usa naho uruhutse, usa naho ubohotse, kuko birashoboka yuko ahashize he hari ibintu byaba byaramubangamiye cyangwa se byaramubayeho, bikaba byaribaye nk'ibyaziritse mu mutima we ntibitume yishima. Ubwo barangije gukina nibwo basubiye hafi ya pisine ku busitani. Ubwo ngubwo Muhini yageragezaga kuba yakongera ngo asubirane mu mubabaro, cyangwa se ngo yumve ko yasubira mu bihe yahozemo, kuko ubwo yamaraga kwishima nawe nazi uko byagenze ni ibintu byikoze. Gusa umusore we yagerageza gukora ikintu cyose ashoboye kugira ngo Muhini ibyishimo cyangwa se umunezero yagize kugira ngo abigumane, kuko twibuke neza umusore yari afite umukoro ukomeye. Umukoro ukomeye umusore yari afite n'uwuhe? Ni ugusetsa Muhini, ni ukumwishimisha, ni ukugira ngo atobore yumve ko aruhutse mu mutima. None intego y'umusore yashakaga yarayigezeho. Yagombaga kurinda cyangwa se yagombaga gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo ibyishimo Muhini yagize abigumane, ntazongere gusubirana agahinda, ntazongere gusubira mu mubabaro. Ubwo rero muri uwo mwanya gatoya nibwo Muhini yakubise amaso mu rundi ruhande rw'umugezi wa Ganga, mu ruhande ruteganye nabo. Akubise amaso abona nanone rya tara twavuze yabonye ku munsi wa mbere. Akimara kubona rya tara ahita avuga ati biracyahari, biracyaza. Kuko Muhini iyo umusore yamubonaga, ndetse nawe usomye inkuru ushobora kwibaza ati mbese Muhini yari afite ikihe kibazo? Muhini yari afite hahamurika? Hari ubwo se Muhini yari afite? Ndetse ibyo nawe wabyibaza. Ahita avuga ati biracyaza, ngibyo biracyaza. Muhini ahita abaza umusore ati mbese biriya ni ibiki ndi kureba? Ririya ni rya tara rimwe twigeze kubona ku munsi wa mbere? Umusore we rero kuko yari yasobanukiwe ibyo ari byo, urabona ku migezi y'Abahinde cyangwa se mu Buhinde iyo bari gushyingura, bafata umurambo bakawutwika, bagafata ryavu ry'umurambo batwitse bakarijugunya ku mugezi wa Ganga cyangwa se bakarikujugunya hejuru y'umugezi. Niko bashyingura mu Buhinde. Ubwo umusore we yari yabibonye neza yuko ari abantu barimo gushyingura, ariko iyo nkuru ntabwo yari kuba nziza mu matwi ya Muhini, ko Muhini yari guhita ababara akongera akarira, yari guhita agira umubabaro agasubira mu bihe yahozemo. Ubwo rero umusore akimara kubona neza yo nabibwira Muhini ko biramusubiza mu bihe yamuvanyemo, kandi twibuke neza yuko yashaka ko Muhini ahora yishimye, ahorana umunezero, atongera gusubira mu bihe bya mbere. Ahitamo kumubeshya, agambira umutima we kumubwira ko ari abasare batetse ibyo kurya byabo bya saa sita. Ubwo Muhini yamubajije ibya rya tara yabonaga hakurya,
Umusore aramubwira ati ibyarira tara rero ni abasare batetse ibyo kurya byabo. Mohini mu mutima we ntiyigeze yizera umusore, ahubwo yahise abona ko umusore amubeshye. Ariko nubwo yatekereje ko umusore amubeshye, ntiyigeze amwaturira ngo abimubwire avuga ati urambeshye. Ahubwo Mohini yahise aturika ararira. Mbere y'uko Mohini asa naho ntabwo hano yarize, ahubwo yabaye asa n'urira, ariko yagaragaje umubabaro, yagaragaje agahinda. Kuko buriya iyo umuntu akubeshye ntubimubwire, hari ikintu ku mutima wawe ushobora kugaragaza mu maso ye ntiyigeze yishima. Ahubwo Mohini muri uwo mwanya yagize agahinda mu mutima, aterura amagambo yuzuye agahinda, aravuga ati byageze iyo ryerekeza. Ahita avuga ati iyi ni indunduro y'ibyifuzo byanjye, this is destination. Nahangaha duhiniye inkuru yacu. Iki nicyo cyatumye Mohini avuga ati iri niryo ryizingiro ry'ibyifuzo byanjye. Kubera ko Mohini ibyo atarigeze abona, ibyo atarigeze akora, kuri uyu munsi nibwo yabikoze. Ubwo bajyaga gukina umukino wa Desi, nibwo Mohini yishimye bwa mbere. Ni nk'inzozi ze, ni nk'ibyo atarigeze abona mu buzima bwe, nyuma y'uko ahura n'ibyo yahuye ahashize he. Ndetse ari nacyo kintu umusore yakomeje agirira ishyaka cyane kuzakorana Mohini, kigashimisha umutima we, kikamunezeza, basi akaba yakora. Ndahamya neza nashidikanya ko Mohini kuri uyu munsi yaba yaravuze n'ijambo ryerekeye urukundo, atarahugaza uburanga ndetse n'ubwiza, ahubwo ahangaha yagaragaje umunezero, ndetse n'umusore we yumva umutima we uranezerewe. Kuko uyu musore umutima we wari warabaye nk'usinzira, ibitekerezo bye ntabwo yatekerezaga kure. Ariko akimara guhura na Mohini byamuteye gutekereza, yarakangutse ashaka ikintu cyazashimisha Mohini, ariko byarangiye abigezeho ubwo bajya gukina umukino wa Desi. Iyi nkuru iratwigisha iki? Kugira ishyaka. Uyu muhungu yagize ishyaka, yashakaga byibuza kuzakora ikintu kizashimisha Mohini, abigerageza kenshi. Twibuke neza inshuro yabigerageje. Ubwo bwa mbere ubwo bahuraga, yagerageza gukora ikintu cyose ashoboye, akamuha uturabo, akamuha impano, ariko Mohini ntaseke, ahubwo akamwenyura. Uwundi munsi kandi ubwo yageragezaga kumuha inkuru zuzuyemo ibitabo byenda gusetsa, inzenya, ibinyamakuru bisekeje, ariko Mohini nabwo ntiyaseka. Umuhungu yakomezaga agira ishyaka, ahubwo umuhungu yari afite n'umutima ukomeye, yarihanganaga, akagerageza, akomeza akagerageza. Twibuke neza nanone ubwa gatatu, uyu musore yagerageje kugira ngo bajye gukinana umukino wa Desi, kugira ngo arebe neza yuko, ndetse yagerageje no kuba yakwitsindishwa kugira ngo Mohini atsinde. Natsinda ashobora kuba yaseka. Ahangaha naho uyu musore yatsinze igitego cyo kuba Mohini yarasetse. Ndahamya neza nashidikanya kuba yaravuze na ya magambo yose atajyaga avuga. Ikindi kandi nanone iyi nkuru twigisha ni ukwihangana mu rukundo. Kuko twibuke neza ubwo bajyaga kuzitura ubwato bwari buziritse, Mohini yaramaze kubona itara, aririmba ati ngiye kubona urukundo rwanjye, ngiye kubona urukundo rwanjye. Iyo uyu musore ataza kwita ku byo Mohini yari akunze, kuko Mohini yashaka kumenya iby'iryo tara, iyo ataza kubyitaho, ndakubwiza ukuri, Mohini ntiyari kwishima. Kuko umuhungu icyo yashakaga ni kugira ngo umukobwa azishime, kuko ubwo yazituraga ubwato bugakurikira rya tara. Umusore basi yagira ngo arebe yuko nibagera kuri rya tara, nubwo byarangiye batarigezeho, Mohini ari buze kwishima, akavuga n'aya magambo yose atigeze avuga. Ikindi kandi iyi nkuru twigisha ni ukugira urukundo. Uyu musore yaremeye bazitura ubwato babujyamo, nubwo haje umuyaga mwinshi uhuha umanura ibiti amashami y'ibiti, ukamanura umuyaga, ukamanura amababi, ugaterura amazi nayo agaterura ubwato bukarenga ubuturo bw'Imana. Ibi byashoboraga no kuba byabashyira mu byago by'urupfu. Umusore nabyo yarabitekerezaga, ariko ibyo byose akabyirengagiza, akavuga ati urukundo nakunze Mohini, nta n'undi mukobwa nigeze nduha. Mohini nta mukobwa umaniye nawe.
uyu musore bishaka kuvuga ngo yari afite urukundo, yari afite umutima ukunda koko bya nyabyo. Byashoboraga kuba byabashyira mu byago by'urupfu, ariko umusore yarabyihanganiye kugeza n'aho umuyaga wakubise ubwato bukagenda bukagera bukarenga aho abaturage bari batuye. Umusore yari afite umutima ukomeye. Ndabashimiye rero. Iyi ni inkuru mwateguriwe ndetse mukanagezwaho na Silas Meka Rwandan Group. Urasabwa gukora subscribe, like, share na comment, ugakomeza ubona izindi nkuru nyinshi cyane zitandukanye